tugiye kurebera hamwe rero uburyo bwagufasha mu kugenzura gusohora vuba. Gusohora ngo ndavuga abagabo mutera intebe muze mwegere hino mbabwira uburyo ushobora gutinda kurangiza, ushobora gufata nyine amasohoro yawe cyangwa se gusohora kwawe ukaba watinda kandi nta kindi kintu na kimwe cy'imiti ukoresheje, ari iki ari ukuba gusa ugomba kugenzura ukoresheje ibi bintu. Ikintu cya mbere rero mumenye kwigenzura, ntukajyanwe n'uburyohe ngo bukubuze ubwenge buguhagarika ubwenge. Wa mugore we, niba utarwaye ukaba umeze neza, aka gaturu ntuzakiba umugabo wawe, kamufasha kuruhuka neza, kamufasha gusinzira ibitotsi byiza byinshi bikavirayo rimwe, urumva, kamufasha kumva aryohewe n'ubuzima, ubwonko bwe busubira ku murongo neza, ubundi agasinzira nk'akabebe. Simuyabona ukuntu uduhinje tujya dusinzira, uduhinje turasinzira kubera ko mu mutwe watwo nta no stress, nta kintu na kimwe cy'icyaha kiba kiri mu mutwe. Rero umugabo wakoze kana gaturu ka nijoro aba ameze nk'akana, nk'agahinja, asinzira ibitotsi byiza bitagira ikibazo na kimwe, asinzira neza, aruhuka neza, umunaniro ugashira, ibintu byose bikajya ku murongo, ubwonko bwe bukongera bugaterana. Wa mugore we rero niba utarwaye ukaba ufite ikindi kibazo na kimwe, wariye wanyweye mu mutwe wawe nta kibazo, tanga aka gaturu ka nijoro umugabo agiye gusinzira, cyagiye nyine agiye kuryama, agaturu kamuhe kanyuma asinzire neza, kuko nutakamuha ntago ari businzire. Umugabo ni gute ashobora gushyukwa akabishaka kandi yarafite umugore akamwima kandi byitwa ko ari umugore we mu by'ukuri atarwaye atagize gute. Hari n'abagore bajya bigisha mu mihango akavuga ari mu mihango kandi ntayarimo. Kubera iki? Kubera nyine kumva kadashaka imibonano, cyangwa se ko umugabo utamufata neza mu rugo. Mwabagabo mwe namwe mwigiye gufata abagore banyu neza, kuko utamufata neza uduturu natwe azajya guha, kandi natatuguha bizatuma nyine nawe udatekereza neza, udahahira urugo, udagira iterambere, kubera yuko byaturutse byose byapfiriye mu buriri. Mu buriri rero iyo utanga agaturu neza, umugabo akaryoherwa, umugabo akishima, utamumwangiye utagize gute, urugo rwanyu rutera imbere, kubera yuko umugabo bituma atekereza neza kandi akaruhuka neza ku gihe, kandi ikindi noneho nta mutima mubi aba afite, nta stress. Iyo umugabo buriya arangiza neza akarongora igihe nyine yumva abishakiye, kandi akaryoherwa nk'uko yumvaga ko byaba, nyine akaryoherwa nk'uko yabyumvagamo, nk'uko nyine akageza ku ndunduro, umugabo atekereza neza. Akandi gaturu k'ingenzi ni ka gaturu kwa mu gitondo agiye kubyuka ngo ajye ku kazi, kariya gaturu